Wa musore we ntugatume umukobwa akubwira icyo bisobanuye ngo kuba umugabo. Wa mugabo we ntugatume umugore akubwira icyo bisobanuye ngo kuba umugabo, kubera ko ntabwo yigeze aba umugabo na rimwe. Rero igitekerezo cye kuri iyo ngingo nta gaciro gifite. Okay, ndagira ngo wumve kino kintu. Abakobwa n'abagore ntabwo bazi icyo kuba umugabo bya nyabyo bivuze n'icyo bisaba. Ubuzima bwo kuba umugabo ntabwo bigeze babubamo, nta experience babufitemo, ariko ukunda gusanga bakomeza kubwira abasore n'abagabo ngo uko waba umugabo. Uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ntabwo yigeze abaho ubuzima butuma puresha imuhatiriza gukomeza gukora ikintu mu buryo buri constante buhoraho. Mu buzima bwe ntabwo yigeze acirwa urubanza kubw'umusaruro agomba gutanga. Mu buzima bwe ntabwo yigeze yiterwaho gutamba igitambo nyine nta gukomplaininga ngo ntaburane ngo bino ngo sinabikora. Oya, ubwo nibwo buzima bw'abagabo. Muri ubu buzima ntabwo yigeze ahura n'ukuri, kuko nta muntu witaye kuri struggle ze agomba gukoboka, ariko nta muntu byitayeho. Kandi nk'umugabo izo ntege nkeya urazihanirwa. Nk'umugabo gucika intege muri icyo gihe iyo puresha ikuriho, bakubona ukundi, bakubona nabi, babona ko nta nshingano ufite. Ibintu by'ibyiyumviro n'amarangamutima icyo gihe nta gaciro biba bifite. Bityo ku mugabo ako gaciro uragaharanira, uragakorera, ntabwo ugahabwa. Rero ni gute umuntu akubwira ngo umugabo atarabaho ubuzima nk'ubwo ngubwo? Noneho ibyo ngibyo iyo biri kuba, ukunda kumva umukobwa cyangwa umugore akubwira ngo oya, ngo ifungure mu marangamutima kugira ngo ube umunyantege nkeya, ngo ibyiyumviro byawe bigaragaze kugira ngo ubashe gukominikana nawe. Ibyo ngibyo biba kubera ko abantu b'igitsina gore ntabwo basobanukiwe realite y'umugabo bya nyabyo. Ntabwo basobanukiye ko vulnerability cyangwa se kuba umunyantege nkeya k'umugabo bikoreshwa nk'intwaro igomba kumurwanya. Mu gihe abantu b'igitsina gore bo batuye mu isi aho kwerekana amarangamutima yabo n'ibyiyumviro bashyigikirwa, intege nke zabo zigahabwa ibihembo, kuba nyine bafite weakness bakarindwa cyane. Nk'umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore, iyo si ntabwo ari iyawe, ndetse nta nubwo izigera ibi yawe uko byagenda kose. Bityo rero umuntu w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore nakubwira ngo umugabo cyangwa se ngo uko waba umugabo, ujye uhita umuca amazi umwihorere completely, kuko mu buzima bwe ntabwo azi icyo bisaba, cyangwa se nta nubwo yigeze abaho nk'umugabo ngo yumve uko bimera. Yewe nta nubwo azi icyo bisaba kugira ngo umuntu abe umugabo, nta nubwo azigera nabimenya. Bene iyo nama barimo kukugira ni inama ya fantasy, mbese yibereye mu bintu by'ibitangaza gusa biraho. Ntabwo ari realite, ntabwo ari ukuri, ntabwo abizi. Ibi bintu nkubwiye nta handi uzabyumva. Kanda ku ibuto ya follow unkurikire, kubera ko ni utuntu twinshi ngiye kujya nkubwira muri iyi minsi.